Muraho neza abakunzi ba Time to Know, shalom shalom. Ndabahobereye cyane mwese aho muri mwese. Yewe harashize iminsi myinshi tutaganira ntabaganiriza, mukumbabarira. Nari maze iminsi mpuze ariko nagarutse. Mumeze mute aho muri? Ibihe bibatwaye bite? Muri amahoro? Abarwayi Imana ibakize, abafite ibindi bibazo bitandukanye Imana ibiyereke kuko irashoboye kandi ishoboye byose. Abameze neza namwe kandi mushima Imana, twese dufatanyirize hamwe gushima. Hari hashize iminsi myinshi cyane, ariko nizere ko mwese mumeze neza. None se muracyibuka byibuze kureba ibiganiro byacu byatambutse? Mujya mubireba? Muribuka gukora comment zanyu ntazo nabonye. Mwararebye murekera, ntabwo mwongeye gukora comment ngo turebe, ariko zirakenewe. Mwibuka se no gukora share? Mugasharinga rwose kugira ngo bigere no ku bandi benshi. Abandi namwe mubikurikiye mutarakora subscribe, turabinginze nimukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu byinshi kandi byiza. Imana ibahe umugisha ko mugiye kubikora cyane, kandi turabakunda. Tumaze kugira umuryango munini, abantu mugera mu 1,200 muri benshi cyane. Ni umuryango munini. Turabashimiye mwese abakoze subscribe, mwese turabashimiye. N'abandi mugiye kuzayikora namwe mujye mwumva ko duhora tugize gute, tubashimira buri munsi. Muraho neza? Ufite ubukwe? Ufite anniversaire? Ufite inama se? Wabatirishije cyangwa inshuti zagusuye? None urifuza umuntu ugutegurira ifunguro rinogeye ijisho, rikaryohera akanwa, rikamanuka neza mu muhogo nta mbogamizi? Turahari ngo tubigufashemo. Duhamagare tugukoreye ibintu byiza kandi ku giciro cyiza utazigera wibagirwa na rimwe, kuko uzahora udukumbura. Turahari ngo umunsi wawe ukugendekere neza. Udukeneye waduhamagara kuri nimero 0787070314 cyangwa 0782254334. Nimutugane tubahe serivisi nziza muzahora mukumbura. Nyuma y'igihe kirekire, nyuma y'iminsi myinshi tutaganira, uyu munsi nje kubaganiriza. Ni topic ndende nshaka ko tuzatuganiraho buri munsi. Muri iyi minsi nari mpuze, nabonye bisa nk'ibifasha. Ni topic rero nshaka ko byaramfashije. Ni topic ndende nshaka ko tuzajya dufatanyaho tukaganira, twungurana ibitekerezo, nkababwira udutips tumwe na tumwe nagiye mbona. Mbese igiye kuza mu ma episode. Muzabona episode buri munsi, cyangwa se yitaba buri munsi, ariko ni ikiganiro nshaka ko kizajya kiza mu ma episode nyine, kuko ni kirekire. Maze kwigamo utuntu twinshi cyane nshaka ko tuzaganira. Uyu munsi rero nari nje kubabwira, ni nka introduction yacu nje gukoraho. Ntabwo turi bubirambure cyane
kuko nyine ni ama episode uyu munsi ndaje mbabwireho gakeya, hanyuma tuzajya dukomeza tugenda tukiganiraho. Abantu benshi cyane nanjye ndimo tujya tugorwa n'igitondo cyacu pe. Mu gitondo haratugora, mu gitondo haratuvuna, bigatuma twirirwana umunsi utari mwiza, ukirirwana amavunane, ukirirwana umunabi, ukirirwa wumva ibintu byose bitaryoshye bibishye. Akenshi ntiba byavuye ku bibazo twahuye nabyo, kuko ibibazo abantu benshi barabigira, nta muntu utagira ibibazo. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi, undi akaba afite ikibazo cy'amafaranga, undi akaba afite ikibazo cy'inshuti, undi akaba afite ikibazo cy'umuntu umubwiye nabi, undi akaba afite ikibazo cy'akazi, undi akaba afite ikibazo cy'aho kuba. Tuba dufite ibibazo byinshi bitandukanye, ariko ntabwo ibyo bibazo ari byo bigena uko umunsi wacu uri bugende. Ntabwo ibyo bibazo kuba tubifite ari biri butume twirirwa nabi, oya. Ahubwo usanga nyine uko umuntu yabyutse mu gitondo ari byo bimuteye kwirirwa nabi. Mu by'ukuri nawe yakwitekereza akavuga ati ariko ukuntu numva nifitemo amakimbirane, uyu munsi byagenze biti? Ukumva nyine nawe ubwawe wifitemo amakimbirane, kandi nta kindi wareba ibibazo bikuzengurutse ugasanga ibyo nta cyaguteye ikibazo kirimo, ariko ahubwo wowe ufitemo nyine amakimbirane y'ukuntu wabyutse. Rero tugiye kuzaganira n'iki twakora mu gitondo. Buri gitondo uko ubyutse n'iki wakora mu gitondo kugira ngo umunsi wawe ugende neza, ugire igitondo cyiza, ugire ubuzima bwiza, ugire umunsi mwiza. Ibyo ni byo tugiye kugenda tuganiraho gahoro gahoro. Ntabwo kugira umunsi mwiza bisaba ko wazindutse. Hari ukuntu abantu usanga batubwira ngo ariko ngo muba mwaryamiriye, ngo ariko ngo wajya uzinduka nka 11:00 za mu gitondo. Oya, ayo ni amasaha ushobora kubyukaho, ushobora kuyawe ngo ubyukeho kugira ngo wenda ugire ibintu woruganiza bimwe na bimwe, ariko ntabwo ari amasaha ubyukiraho kugira ngo muri wowe bigende neza. Oya, muri wowe ni ibintu bisaba iminota mike cyane, 15, 20, yo kugira ngo umunsi wawe ube wabasha kugenda neza, ugire igitondo cyiza, ugire ubuzima bwiza, ugire umunsi mwiza. Rero usanga abantu benshi ntabwo ari abantu b'igitondo pe. Ushyiramo na reveye, kubyuka igasona ukazimya, ikongera igasona ukazimya, ukajya kubyuka. Nta nkuru, ntabwo abantu benshi ari ab'igitondo. Niba utari uw'igitondo rwose pe, nta kibazo. Bisaba kwitekerezaho, bisaba kugira intego, bisaba no kwiyumva. Gusa icyo nzi cyo ni uko bigenda neza, uko byagenda uko ariko kose tuzagenda twungurana utuntu twinshi cyane, ku buryo igitondo kizajya kiba cyiza kandi bitagusabye kuzinduka cyane. Kuzinduka keretse ufite ibintu ushaka gukora mbere y'uko ugira ibindi utangira. Tuvuge wenda niba uri bujye nko mu kazi, ariko ukaba ufite nk'ibintu byo mu rugo ushaka kubanza gushyira ku murongo, icyo gihe ushobora kuzinduka. Ariko n'uba warubahirije tuno tuntu tuzagenda tuganiraho, bizagufasha ko no kuzinduka bizageraho bikakorohera, bigakunda. Birashoboka cyane, birashoboka. Hanyuma muri iki kiganiro
ntago nje kukubwira ngo ntukaryame, oya jya uryama rwose mu gitondo. Nta nubwo nje kukubwira ngo ibi ngibi ngo jya ubitekerezaho, niba nta gahunda ufite yo kubitekerezaho ntibikagutwara umwanya. Ariko ushobora kugira uburyo buhoraho wateguye ku buryo ushobora kugira igitondo cyawe kikagenda neza rwose kandi bitarenze iminota myinshi. Ku bantu igitondo gishobora babandi kwizindura rwose byangana bimaze kuvugaho mu kanya, icyo hano nababwira ni uko ukwiye kubyuka mu buryo bwawe, nyine rimwe na ndi kuvuga ngo bakubwira ngo jya uzinduka, wowe ugomba kujya ubyuka mu buryo bwawe, ntihakagire ukubeshya ngo iyo ubyutse uzindutse nibwo utegura umunsi wawe neza, oya, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ukwiye gushaka igihe cyiza kikunogeye uzajya ubyukiramo. Akenshi usanga abantu benshi tubyutswa, yewe nararume koko ikatubyutsa rwose bigoranye, kandi bikaba ari ukugira ngo urumva iyo wasetinze ararume nuko nyine hari ibintu ushaka gukoraho. Tuvuge uri bujye mu kazi, niba uri bujye mu kazi icyo gihe ugiye kubahiriza gahunda y'abandi, ntabwo ari gahunda yawe, ni gahunda y'abandi kuko ufite umukoresha, ugiye kubahiriza gahunda y'umukoresha wawe. Nawe yego ni iyawe ariko ntabwo ari iyawe cyane, ahanini ni iy'abandi kuko nutayubahiriza hari uri bukureba ikijisho, hari uri bugusaba ubusobanuro, mu gihe iyo ari gahunda yawe bwite nyine wowe uba wigomba ibisobanuro. Ubwo rero akenshi nicyo kintu kitubyutsa, ariko nk'ubu ngubu twakwibaza tuti kubera iki buri gihe tubyukira kuri gahunda z'abandi? Kuki njyewe ntabanza nkabyukana gahunda yanjye, njyewe nkabyukana gahunda yanjye kugira ngo niyiteho mbashe kugira umunsi mwiza? Cyangwa se kuki ntabyukana umukoro wa mbere mfite ari ukwiyitaho, nkabyuka tageti ya mbere ni ukwiyitaho kugira ngo mbe nishimye? Mbese nagiye kuryama naniwe, nagiye kuryama ndushye, nagiye kuryama ndi mu mavunane, kubera iki noneho muri gahunda ngiye kugira ntazajya mbyukana umukoro wo kubanza kwiyitaho njyewe? Wa munaniro nararanye, bya bibazo nararanye, kagahinda nararanye, bya bindi byose nararanye, nkabyuka mbikirininga muri njyewe nyine, nk'uko ubyuka ukaraba ku mubiri ukabyuka unakaraba mu bwonko neza kugira ngo utangire umunsi wawe wishimye. Kuruta kuba wazinduka utekereza ukuntu ugiye kwisobanura ku mukoresha wawe. Ndumva uyu munsi nasoreza aha ngaha kuko yari nabibabwiye dutangira, yari introduction y'ikiganiro y'ama episode tuzakora. Ubutaha nzaza turebera hamwe ukuntu twasubiza iki kibazo, ni gute nabyuka noneho njyewe mfite gahunda yo kwiyitaho, mfite gahunda yo kwikunda, mfite gahunda yo kwitegura, nkaba nishimye njyewe, nkagira umunsi wanjye ukagenda neza. Tuzagaruka kandi mu gihe kitarenze iminota 15 cyangwa 20, kandi birashoboka. Tuzagaruka rero turebera hamwe mu ma episode agiye atandukanye, tureba ingingo ku yindi icyadufasha. Ndabizi neza yego ibyamfasha byose si byo byagufasha, ariko ndabizi ko mu ngingo nyinshi tuzarebera hamwe ntihabura igufasha, ntihabura ifasha uriya, ntihabura ifasha uriya, cyangwa se zose nawe zikaba zagufasha. Kandi ndabyizeye yuko
tuzungukiramo ibintu byinshi, tuzahabonamo ibintu byinshi cyane. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kudutega amatwi. Please stay tuning, ntimwibagirwe gushyira ku kazugira kugira ngo notification niza mujye muhita muyibona, mwumve episode zizakurikiraho, ikintu tuzaba turi kuganira kandi bizabafasha, ndabyizeye. Hanyuma ntimubure gukora subscribe, ntimubure gukora comment, like and share kugira ngo bigende neza, kugira ngo mudukurikire muri benshi, kugira ngo aya makuru ntimukayihererane, ajye agera no ku bandi, kugira ngo nukora subscribe ujye uhora ubona n'ibindi byinshi. Urumva ni episode zishobora kuzaba nk'eshanu cyangwa eshatu, icyo bikora ntabwo zizarenga 10 kugira ngo ntazabarambira. Nzagerageza nkore samari bigere nko muri episode nk'icumi, ntabwo zizarenga, ariko kora subscribe ku muntu utarayikora kugira ngo izo episode zose zizakugereho, kandi ndabizi neza ko bizagufasha. Murakoze cyane, turabakunda, tubifuriza ibyiza, amahoro Imana itanga aruta ayo umuntu wese yamenya, abane namwe. Shalom shalom.